ikosa ryanjye. ubushize mu nkuru ikosa ryanjye twari tugeze kuri episode ya 10 muri season 1. twasize Chris amaze kubwira Jessica ko amukunda, nuko Jessica agiye kugira icyo avuga mama we baramuhamagaye, naho Chris we amaze gutangira kwakira ko agiye kwiga hanze. tugeze kuri episode ya 11 tutangiranye na Chris ari mu rugo bisanzwe, arimo gukora muri jardin nkuko asanzwe abikora, nuko Jimmy abarasohotse amusanga we ari gukorera. Bite Chris, ndabona ubusitani ari sawa kabisa. Mwaramutse boss. Chris, jya unyita Jimmy bana, ego ubu tumaze kuba nk'abavandimwe. Ese Chris, wari usanzwe uziranye na papa? Oya rwose Jimmy, kubera iki se ubimbajije? Oya ntabirenze, byari kugira ngo gusa mbimenye, nta kindi nabishakiraga. Ikindi rero ube witegura, urabizi ko tuzajyana muri Amerika kandi vuba aha ngaha ngiye gusubirayo. Naho ku rundi ruhande Jessica yararimo aganira na papa we, rwose ubona ko hari umubyeyi n'umwana bari mu biganiro bya kure cyane. Nuko papa Jessica: egera hino Jessica mwana wanjye. Akose mwana wanjye, wowe kuba udaheruka kwita kuri papa wawe bite? Ariko papa nawe rwose ugira ngo nguhore iruhande, uzi ko utajya umenya ko nakuze. Ariko papa we urabizi ndagukunda. Uzi n'ikindi se, ndishimye cyane pe, narabyishimiye kuba warahaye amahirwe Chris yo gusubira mu ishuri. Ni ukuri byaranshimishije. Ndishimye cyane kuba warabyakiriye neza Jessica. Ahubwo uzanyibutse tuzajyana gushaka ibikoresho ndetse n'ibindi azifashisha. Yego papa, buriya naba ari hafi Jim azatubwira, naba bari hafi kugenda tugende tubigure nta kibazo. Nuko Jessica yamaze kuganira na papa we, maze abona Jimmy nawe atandukanye na Chris, ajya kumuvugisha muri jardin. Chris: ese ni wowe Jessica? Nari nyobewe undi muntu ufite ijwi ryiza nk'iryawe. Ako Chris, neza uzi ko utazatuma nsara. Uzi ko nta muhungu ujya umbwira ibintu nk'ibyo byose uba uri kumbwira, nimba ari uko ntagiye menya abahungu benshi. Jessica, it's okay. Ahubwo ngize amahirwe uraje rwose. Uzi ko naraye nasinziriye rwose, ni gutekereza ikintu wari ugiye kumbwira cyagiye mbere yuko mama wawe aguhamagara. Byanyobeye. nkubwira ibiki nyine urumva. Nuko Jessica yahise ahobera Chris, maze Chris aratungurwa. Nuko Jessica: nyine ndumva nabuze nyine ukuntu mbikubwira Chris. Ntago wakumva igihe nategereje ko wagira ikintu uvuga. Urabizi nyine abakobwa cyane, nyine umuntu aba afite isoni zo kugira n'ikintu akubwira, ariko narabibonaga kandi nanjye numva ari nyine nabikubwira ariko nkabona nta hantu nahera. Ni ukuri Chris. Nyamara usimbihere nabuze ukuntu mbivuga Chris. Nanjye ndagukunda cyane. Jessica, ntushobora kubyumva pe, ukuntu umutima wanjye umeze muri aka kanya. Ndagusezeranya ntabwo uzigira wicuza mu buzima bwawe kuba waramaye urukundo rwawe. Jessica na Chris rero mu gihe bari aho ngaho bivugira iby'urukundo rwabo, rwose ubona ko bishimye. Jado nawe yari ari aho hafi yihicariye ari kubitegereza cyane. Nuko Jado:
aha simbifatiye, mbafatiye mu cyuho aka kanya. Iyo amapine ane rero igomba kubavamo, cyangwa se amakuru nyajyane nirukanka. Jado rwose ndi umunyamahirwe pe. ni naha dusoreje epizode yacu ya 11. Chris yakiriye urukundo rwa Jessica, muri make ni nk'aho babaye umwe. Naho Jimmy we yatangiye kugerageza kwisanisha na Chris, nubwo asa n'umukeka, amubaza niba hari aho yaba yaraziranye na papa wabo mbere y'uko ajya gukora muri ruriya rugo. Naho Jado we rwose arabifatiye, abafatanye icyuho neza neza. Ese ibi biri kuba byose biraza gucura iki? Naho utaha muri episode ya 12 mu ikosa ryanjye. Iyi nkuru tubibutsa ko niba yagucitse ushobora kunyarukira kuri YouTube channel yacu yitwa Abasirimu TV, hanyuma ukayireba, hanyuma ugakurikirana n'ibindi bice byagiye bitambuka. Ushobora no gusharinga mu nshuti n'abavandimwe kugira ngo nabo ibyo byiza bibagereho. Ubwo naho utaha.